Ikaze ku muyoboro wa P-Mining TV, umuyoboro ubagezaho ikiganiro cya Pi Network. Bakunzi ba P-Mining TV aho muherereye hose ndabasuhuje. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira kuri update turimo duhabwa na Pi Network. Murabizi yuko turi mu gihe cya grace period, aho turimo duhabwa notification zitandukanye zo kugira ngo dukemure ibibazo biri muri account zacu. Ku munsi w'ejo rero twahawe notification tubwira yuko abantu mwese mufite ibibazo bya phone number aka kanya mwemerewe kubihindura. Nimba ufite ikibazo cy'uko wenda wafunguye account iri mu gihugu runaka ukaba warimutse, aka kanya wemerewe guhindura phone number ugashyiramo phone number yo mu gihugu uherereyemo. Ikindi kirimo gikorwa ni uko migration zirimo zikorwa ku bwinshi cyane. Abantu benshi cyane barimo barahabwa notification zo kugira ngo bave muri tentative babimukira muri mainnet migration. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukurikira amakuru step by step kugira ngo nawe wumve ibikubiye muri update y'uyu munsi. Ikaze kugiye kubagezaho kino kiganiro nk'uko bisanzwe ni Felix cyane yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze rero aho muherereye hose, wowe mushyashya kuri uyu muyoboro kandi subscribe ukaye no kunzogera kugira ngo igihe cyose ikiganiro kinyuze kuri P-Mining TV kikugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa, ukanda like, ukandika muri comment kugira ngo mukomeze munyereke yuko ikiganiro mbahereza kibageraho. Mbahaye ikaze. Ikiganiro cyacu rero ku buryo burambuye reka tugihere kuri update yo guhindura phone number. Pioneers, wowe ufite ikibazo cya phone number ushobora kuba warimutse uva mu gihugu ujya mu kindi, ushobora kuba waribeshye mu gihe wafunguraga account, ushobora kuba warujijeho telefone itakubaruyeho. Izo mbogamizi rero aka kanya zose wemerewe kuzikemura. Reka duhere ku bantu rero bimutse bava mu gihugu bajya mu kindi. Urugero ushobora kuba wari utuye mu Rwanda igihe wafunguraga account yawe. Uyu munsi ukaba warimutse ukaba uri wenda Uganda. Wibuke yuko ufungura account wakoresheje nimero y'inyarwanda, ariko aka kanya uri hehe? Uri muri Uganda, kandi urashaka yuko amafaranga yawe azajya ava kuri wallet aza kuri momo yawe ukayabikuza, kandi uri hehe? Muri Uganda. Icyo ni ikibazo cya mbere gikomeye cyane ku bantu bafunguye account bari mu gihugu kimwe bakaba barimutse bajya mu kindi. Aha birabasaba guhindura phone number directly. Aha rero Pi Network icyo kibazo yakirebyeho isanga ni imbogamizi kandi gifite abantu benshi cyane kirimo kigonga. Aha rero baduhaye uburyo bwo kwihindurira phone number, tugashyiramo phone number zaho buri muntu wese aherereye kandi zimubaruyeho. Icyo usabwa rero nta kindi ni ukujya muri P-Mining, hariya tujya kumayiningira ugakanda kuri uturongo dutatu, ugafungura ukajya hariya kuri profile, ukajya kuri phone number, ugakanda hariya handitseho change, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Hanyuma rero iyo hamaze kuhafungura baguha option ebyiri, aho uri bushyiremo code z'igihugu urimo ndetse na phone number ugiye gushyiramo shyashya. Uruzamo maze ugenda ukurikiza amabwiriza, uraza kurangiza baguha liveness. Yes, aha rero ni kuri part imwe ku bantu mwimutse muva mu gihugu mujya mu kindi. Niba waravuye mu gihugu uraza gufata kode y'icyo gihugu urimo,
urafata igihugu urimo ucyuzuzemo aho ngaho, uraza guhitamo igihugu cyaho urimo. Urugero, nimba waravuye mu Rwanda ukaba uri i Bugande, uraza gusacinga Ubugande uba ari bwo wuzuzamo, ntabwo uza kongera gushyiramo u Rwanda, uraza gushyiramo Ubugande. Aho uri hose icyo gihugu urimo nicyo ugiye gusacinga, nicyo uri bwuzuzemo aho ngaho aho bakubwiye gushyiramo country. Hanyuma nugishyiramo barahita baguha kode y'icyo gihugu urimo. Hanyuma noneho uraza kuri new phone number, uraza gushyiramo ya phone number udatangije za kode, kuko za kode baba baziguhaye hejuru. Aho ndumva byumvikanye. Hanyuma hari abandi bantu bagiye bagira ibibazo mu gihe bafunguraga account. Mu gihe twafunguraga account ugasanga uribeshye, ugasanga urugero ufashe telefone itakubaruyeho niyo ushyizemo, wajya gukora KYC bikanga. Aha rero ni ikibazo, kandi ndagira ngo mbwire ngo mwebwe mwamaze gukora KYC mukaba mwarayirangije, mwebwe iyi update ntabwo ibareba, kuko wowe wamaze kuba verified, ibyangombwa byawe byose byarujujwe, nta kindi kintu wemerewe guhindura kuri iyi nyandiko watanze. Hano rero bagiye bakora ibagira ibibazo bya phone number, nibo barimo babwirwa aka kanya. Wowe rero wafashe iyo telefone ikaba itakubaruyeho, aka kanya wemerewe kuyihindura ugashyiraho telefoni ikubaruyeho. Muribuka yuko ari igihe abantu bafunguraga account batarahabwa ibyangombwa, irangamuntu, bikaba ngombwa yuko bakoresha amasimukadi ya bene wabo. Kanya yihindure ushyiremo telefoni yawe. Yes. Murumva rero Pi Network iba harebye ku bibazo bitandukanye, niyo mpamvu nababwiye yuko igihe cyose mukiri muri uyu mushinga Pi Network izi ibibazo byose abapayona bafite. Si ibyo byonyine rero, muri iki gihe cya grace period migration zirimo zirahabwa abantu benshi cyane. Mu gihe basanze ufite ikibazo muri tentative approve barongera bakaguha notification yo kugira ngo usubiremo KYC, kandi iyo uyirangije uhita uhabwa migration. Bahita baguha migration mu gihe ukirangiza gupasinga KYC wayikoze neza. Aha rero grace period ni igihe kimwe, ni igihe cyo kugira ngo turangize ibibazo byose biri muri account zacu, kuko nyuma y'iyi grace period nta yindi grace period tuzongera guhabwa, izaba irangiye. Ubwo azaba afite ibibazo, azaba afite account z'ibicupuri, azaba afite account zitarimo zikora, zose bazazerimina, hasigare account zirimo zikora umushinga neza. Bapayoners rero urasabwa gukurikiza ibisabwa kugira ngo nawe utazaza muri izo account z'ibicupuri ugasanga uhombye umutungo wawe wamayininze mu gihe cy'imyaka irenga 6. Yes, ndabashimiye rero mwebwe mwakurikiye kino kiganiro, mbabwira ngo niba update ije ni wowe iziye. Mbere yuko dusoza reka tuvuge no ku bantu bafite ibibazo bya KYC. Hari abantu bari mu mushinga ariko aka kanya bakaba batarahabwa KYC. Wowe aka kanya ufite amahirwe y'ubwo menshi cyane, kuko urimo urakora KYC mu gihe gitoya ugahita uhabwa na migration. Icyo usabwa rero nta kindi, ni ugukora vuba vuba. Niba baguhaye notification ugahita uyikora byihuta cyane, kuko turimo turasiganwa n'iyi minsi 14 ya grace period. Wikongera gufata KYC ngo uyibike utegereje ko uzabona umuntu ugufasha, ntabwo bikibaho. Turi mu magroup ya WhatsApp, nimba bagwaye KYC turagufasha, gerageza uko ushoboye ukore KYC, kuko nyuma y'iyi minsi 14 uzasanga bagufungiye kandi baraguhaye KYC. Ndagushimiye, bye bye, tubonane muri video ikurikiyeho.